noneho umwana yageze kuzinduka mwarimu abona yazindutse ati cyo wowe se kandi bigenze bite ko nkubona aya masaha ati burya najyaga nyererwa njye muriye mama kwa muganga niwe wajyaga kumfasha ariko ubu yapfuye tumva ndise natwe ndakubujije noneho umubyeyi umwarimu ati nyine yapfuye ubu ntabwo nagomba gukererwa mwarimu aribaza abimenye yapfuye nese urarize ndababaje urumva hari n'ababona impano y'umwana agahita avuga ngo yangwiye ntikwiriye oya kubera iki wumva idakwiriye gasanga umwana wenda yimenyeye wenda kuririmba agahita ati rero mwana ibintu byo kuririmba uzabyihwerere ahubwo ukwiriye kwiga imibare oya mushyigikire muri bya bindi mu mpano ye mwiterambere ngo ko ndeba ngo udafite gahunda yo gutaha ngo ubwo kandi wasanga itike cyarayiriye none ibyana n'ibigoryi ngo wowe kamubwire ndabongera gusanga hano saa 4 ndakwereka ugatuma ava mu kibuga akajya korera mu muhanda cyangwa akajya kubagabo akamutera nibyo naringiye kuvuga bivuga ngo niba uvuze ngo singusange hano ntiwanamenye impamvu atatashye arahita ajya ku muhanda nabona umutwara ariko se bwo yabera biriye bakabari bera bakaberuka nkuko twabivuze isi yabere mu biya baraberwa abo ngabo babaciye ku bibero murabarema mu bahibere ryitwa uburere none ubu bararenze samarenga turabashuje cyane tubahaye ikaze mwari waramutse mwaramutse neza kuri kwahagira no kubera ko amasaha yo kwigisha yageze kandi urebye mba mfite iminota 80 oya ni 40 mfite amaperiyode abiri mu ishuri rimwe yego kandi uyu munsi ngomba kwigisha uburere mbonera gihugu none se kankubaze ibyo bitabo bifite araza kudusobanurira ibyari byo cyane rwose ibi ni ibitabo bya mwarimu nkuko ndeba babyita ibidanago bya mwarimu habarimo ndabasohoje bahaye ikaze muri kiganiro cyacu yego ubu rero umwarimu akitubona ari kwita batesha yewe ari kwitaraga bati cyonzi icyo ndikomereye ya muri kumwe rero na mwarimu Esteo noneho nitwa Agnes mwarimu kazi mwarimu kazanyesi yego hatagira umuntu wongera kunyita Zahabu hano nako biliyoneye ariko nitwa Zahabu ni mwarimu Anyesi Zahabu yego rero tubahaye ikaze abakunzi bari Farm Media nekereza neza ko tugiye kuganira by'umwihariko tumaze iminsi tuvuga ku ruhare rwabaye uruhare rero ubu tujya kuvuga uruhare rw'abarezi mu migirite uruhare rw'abarezi muri rusange mu burere bw'abana cyangwa se uburyo abana bakwiriye kubaho ariko bafite uburere bakura ku mwarimu cyangwa ku murezi reka rero nkubwire wa mwarimu we ndakwinginze vuba tugende twigishe dutange uburere n'ubumenyi buriya uzi ko nta muntu uriho wabaye igitangaza ataranyuze imbere ya mwarimu uburere butuvuke yewe mwarimu hari ahantu bambwiye ngo abarimu baba barenze abarimu turarenze urongeye uransumbye oya gumayo naribi ariko nta kibazo rero mwabantu mwe tubahaye ikaze tugiye kuganira turebe n'uruhe ruhare rwa mwarimu mu burezi cyangwa se mu burere bw'umwana muri make tujya kureba umwana turasanga ari umunyeshuri mwarimu nagazagenda ngo ajye mu rugo rw'umuntu umwana azamusanga ku ishuri ni gute mwarimu muzima akwiriye kurera umwana akazavamo perezida w'igihugu ni gute mwarimu akwiriye kubaho akarera umwana neza akaba umukire wa mbere ku isi reka mbabwire abarezi ndabakunda cyane ndaza no kubavugira umuvugo wanyu ubarezi rwose mbabwire umuvugo mbatake mu munota umwe wonyine ariko reka mbabwire abarezi nimwebwe mutuma habaho ba pilote batwara indege abarezi nimwebwe mutuma habaho abaganga babaga abantu abarezi nimwebwe mutuma habaho abantu bakora ibintu bikomeye cyane abarezi nimwebwe mutuma hariho abantu batwara bagakora indege ariko murakoze cyane nuko abarezi nibo batuma habaho abantu bashinzwe umutekano tukaba mu gihugu gifite umutekano mwiza tugende rero kwigisha tugende gutanga ubumenyi murakoze cyane no kuvuga iki rero no kuvuga ngo ubumenyi umwana azagira uko twari twabuvuze ni ya mibara aza kwigisha aza kwiga ku ishuri ni za nyuguti n'ingombajwi aza kwiga ni ya social studies ni kandi ibyo byose bizatuma abo umuntu runaka nk'ubwo umucaho kubaza ngo nk'umurezi umwana wize cyane agakurikirana ibintu bijyanye n'indimi
nuwuhe murimo ashobora gukora hasi nyine hanze mu isi bifatika? ya mu isi bifatika ashobora kuba umunyamakuru, Urakoze ashobora cyane. kuba umusemuzi, Yes. agasemura. Ikindi ashobora kuba umwe mu bantu bakora iby'inyandiko. uri kubitekereza ko isi ubyumva. Yego. Rero ibintu byose umwana yaje kwiga ntabwo ari amasomo gusa, ubumenyi turi kumuhereza buramugira undi muntu ari hanze Cyane. umwana yize ibijyanye na siyansi numushyira hanze arabiki. So aragenda ajye kuba muganga, aragenda narangiza ajye kwiga ibijyanye No gutwara indege n'ibiki byose. umwana yize ibijyanye na social studies aragenda hanze arabiki. Aragenda ajye kuba umuyobozi muri rusange. murakoze cyane. uri kumva ubumenyi uri guha umwana ntabwo ari watize social studies, nta nubwo ari kumenya uburyo batondekanya za nyuguti, ahubwo ni uburyo cyo azamenya ibijyanye n'ubwo buzima n'amateka nagera hanze amenye. Ni ukuvuga ngo rero umwarimu ufite uruhare rwo gutanga ubumenyi. Ikindi urumva umwana niba wamwigishije ibijyanye n'imibare, umwana uzamuha nk'ibihumbi 5 agiye guhaha amenye ngo ndishyura ya barangaruzaya. Yeah. Ikindi anamenye ngo niba azakora bya bindi twita kwizigamira, urabizi abana benshi basigaye baba muri ejo heza, Cyane. usanga aravuga ngo ndizigamira ngahe. Urumva rero muri rusange bwa bumenyi butuma hari ibintu yunguka. Yes, akabimenya muri rusange. Ari nayo mpamvu nyine usanga ibyo byose ujya kureba ugasanga nubwo ari byo mu ishuri tubyita amasomo, ariko iyo tugeze hanze bidukorera ikindi kintu. Kandi ubwo bumenyi tukabusanga kwa mwarimu. Mwarimu rero urumva ko ari we uhindura isi ko bimeze uko nguko. Ikindi kintu cya kabiri, kwigisha imyitwarire myiza. Wow, mwarimu Iri gare ndashaka ko baribona. ashinzwe kwigisha imyitwarire myiza. Ukabwira umwana uti niba ugiye kujya ku igare, Yes. bajyaho batya, iyo uritwaye ugenda ufata feri, ntabwo ugenda nabi, ugenda agenda ukatakata mu muhanda ugasanga akoze accident. Iyo ni imyitwarire myiza. Muri Mwarimu rusange. ugasanga abwiye umwana ati iki kiremewe, iki nticyemewe. aha za ndangagaciro twavugaga. Abarimu nibo bigisha indangagaciro akenshi ku mwana, kuko ntabwo uzagenda ubu se reka mbabwire, umwana azagenda acukumbura uburyo ibitabo byanditse n'uburyo igihugu gifata ibintu, ntabwo ibyo Oya, azabimenya. ntabwo yabimenya. Ako mwarimu uraza ukamumenera habiri ukamubwira ati rero wa mwana we bitwara batya muri sosiyete. Mwarimu ufite uruhare rwo kwigisha imyitwarire myiza ku Ya, ni byiza kubera ko uvuze icyo kintu, mwibuka ko hari abana baba cyane cyane nk'aba bana bo ku mihanda, baba bavuye mu mihanda wenda nka leta ikagenda ikabafata cyangwa se abagira neza bakabajyana ku ishuri. Yes. Abo bana baba bafite imico itandukanye ariko itari myiza, none bagiye kwigana n'abana bafite imico myiza. ubwo se ushinzwe kwigisha aba bana kwitwara neza, uwa mbere ni mwarimu. Yes. Abanze akora icyo twakita integration. Ni bya bindi twavuga ngo abana bahura bafite imico itandukanye. Mwarimu ahora afite ikintu uhora ufite intambara yo gukuramo umwana ya mico yakiriye. Ubwo rero mwarimu ahora afite urwo rugamba, cyangwa se mwarimu agomba kurwana n'iyo mico igiye itandukanye abana bakora hano hagiye hatandukanye, kugira ngo umwana asigarane imico myiza muri sosiyete muri rusange. Nukuri icyo kintu ni cyiza. Abarimu rero barezi muri rusange, uruhare mufite mu burere bw'umwana, mukwiriye kwigisha abana muri rusange mubabwira ngo mukwiriye kwitwara gutya, ukwiriye kuba inyangamugayo, ukwiriye kubahiriza igihe, uziko buriya no mu mico yigishwa ku bana, kwambara, Yes. gufura, kugira isuku, gufata ibikoresho neza Cyane. no kurya, bakabyigisha abana. No gukoresha toilette, Bakabyigisha abana. Ibyo byose byigishwa na mwarimu. Noneho mwarimu agatanga uburere ku mico muri rusange, handi avuga ngo ukwiriye kuzakura umeze gutya. Yes. Hari ikiganiro kimwe nigeze kumva cy'abavandimwe bamwe, singiye kubavuga, bari kuvuga bati bana mutureba, twebwe twirwanyeho, ariko uburyo twirwanyeho ntabwo twifuza ko ariko muzabikora. Yes. Ahubwo mwebwe muzirwaneho mu buryo butandukanye n'ubwacu, kuko Yeah. twebwe hari aho tutashoboye kugera. So bishatse kuvuga iki? Mwarimu akwiriye gushishikariza abana kureba ya mico myiza, akaba ariyo yubahirizwa Yes. mu burere bw'abana. Gutanga imico myiza. Rero ni ukuvuga ngo ni ugutanga umuco mwiza, ariko unanga umuco mwiza. Umuco mwiza nibyo byiza, kwigisha abana igikwiriye muri sosiyete, igikwiriye mu buzima, kandi abarimu ni ukuri tuba tubizi cyane. Akwiriye rero kubihereza abana. Ni- Ikindi, mwarimu akwiriye gushyigikira iterambere rya buri mwana. Wow. Gushyigikira iterambere rya buri mwana.
ugasanga umwana tubara urugero hari abana bajya bakora urugero ugasanga hari ibintu yakoze indege yakoze imodoka ugasanga hari ibintu bimwe na bimwe yagiye akora. Mwarimu akwiriye kumenya no kuvumbura impano ya buri mwana kuko wasanga umwana ashobora kuba hari ahantu bipfira ariko hari aho bikirira. Yego, ugomba kumenya ukamenya neza iyo bavuze ngo iterambere ry'umwana biba bashatse kuvuga ngo ugomba gufasha umwana mu bijyanye n'impano ye. yego, ugomba kuvumbura ukamenya ngo uyu mwana ejo hazaza cyangwa se mu buzima bwe ndi kubona ko harimo kino kintu. yego, ukamushyigikira mu iterambere kuko icyo kintu nicyo kizamugeza ku iterambere kandi rinarambye. kuko niba umwana afite impano runaka iyo abona nta muntu ubibona hari igihe izima kandi kuzima kw'imano niko rya terambere ry'umwana rishobora kudindira cyane. isone ngo mwarimu rero wabibonye ugomba gushyigikira iterambere rye ni ugushyigikira impano ye. urumva hari n'ababona impano y'umwana agahita avuga ngo yanguye ntikwiriye oya kubera iki wumva idakwiriye. ugasanga umwana wenda yimenyeye wenda kuririmba agahita ati rero mwana ibintu byo kuririmba uzabyihorere ahubwo ukwiriye kwiga imibare. oya mushyigikire muri bya bindi mu mpano ye mu iterambere rye. ugasanga umwana ajya ashushanya mwagiye mu tuntu uri gushushanya uri kwigisha siyanse cyangwa se wigishije rectangle uri mu mibare ukabona hari ukuntu umwana kuri revo ukabona ibintu yashushanyije kabakuye umwana rwose azi gushushanya ntukajya uherera mu kubangazi mushyigikire. wigisha indimi umwana agatangira kumenya gukora imivugo agakora utuntu ukabona hari utuntu yanditse mwarimu ngo reba ikinamico wowe ukabireba gutyo gusa. oyi iryo ni iterambere ry'umwana mushyigikira umubwire ngo ibi bintu birakora n'ibizima komeza wandika utuntu ukabatangira kumuha insanganyamatsiko nagera iwabo hagira utwo akora abone ko uri kumushyigikira mu mpano ze. rero ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo uri gushyigikira umwana mu iterambere rye kandi ni uburere bwiza cyane abarimu bakwiriye gutanga. ni bya bindi baravuze ngo umwana ari gukora ngo udukinisho akabona ari gukora indege ari gukora ibipupe runaka ukabibona nk'ibintu byoroshye. ntabwo biriya bintu biba byoroshye biba bikomeye cyane kuko none se ko ari we wenyine cyangwa ari babiri baba bari kubikora mu bana 50. rero ubwo aba arimo kukwereka yuko ari ubushobozi afite. bisobanuye ngo rero hari ikintu dukwiriye kureba mu bana tukabashyigikira mu iterambere ryabo. nibyo rwose. ikindi mwarimu akwiriye kugena ibintu bikwiriye abana. nibyo mu mahitamo y'abana bo bashobora guhitamo ibintu byinshi bitandukanye. ugasanga umwana buri kintu cyose arashaka kugikora cyangwa se ugasanga hari ibyo umwana ari gukora nabi kandi hari ibyo yagakwiriye gukora neza. mwarimu rero ni byiza yuko yagira uruhare mu kugena ibyo umwana akwiriye gukora kandi akamushyigikira nk'uko twabivuze. ni ukubafasha kumenya gufata imyanzuro myiza kumenya kugira imyanzuro myiza kuko umwana imyanzuro yose ashobora kugira ishobora kuba atari myiza ijyanye n'ibyo yifuza muri ako kanya kuko aba akiri muto ataramenya gutandukanya neza. ariko mwarimu ukwiriye kumenya ibintu ugenera abana. uzi ko ari abarimu bapfa kuza imbere y'abana bagapfa kuvuga amagambo yose babonye. ntabwo aba ari byiza birangira wa mwana bifashe ibintu uri kuvuga mwarimu umwana babyumva uri kwitwara umwana babibona kandi abifata ko ari ukuri. rero ukwiriye kumenya uruhare rwawe kumenya ibintu abana bakwiriye ibyo ukwiriye kugenera abana kuko ntabwo ari amagambo yose si ibikorwa byose abana bakwiriye kumva bitewe na level bariho. turi kuvuga bato cyane nabo muri segonderi na kaminuza abantu cyane abantu bapfira muri kaminuza ngo buri wese ngo ubangamiwe arasohoka ugasanga hari ahubwo uzi umuntu ujya muri kaminuza akiri umwana wamumbwirira iki mwarimu wa kaminuza? ndatekereza ko mwarimu wa kaminuza akwiriye gufata bariya abanyeshuri nk'abana kubera ko umuntu uwo ari we wese niyo yaba afite imyaka 50 twasanze yuko akwiriye kuba ari umwana bitewe n'uwo bari kumwe. so ushobora kuba wenda wiga muri kaminuza ufite imyaka 50 wigishwa n'umwarimu w'imyaka 25 ibyo yakugeneye biraguha uburere. rego ushobora kuba utaranahawe bwa burere ukiri muto ukabufata ugeze mu ishuri ugasanga nk'ibyo byo kuvumbura impano mwarimu wawe yivumbuye uri muri kaminuza cyane ko nk'igihugu cy'u Rwanda bugishishikariza n'abatarize niyo baba ari bakuru gusubira kwiga. ugasanga nk'umuntu w'imyaka 20 ari kwiga muri primaire. ikindi abarimu ba kaminuza namwe ukajya mu ishuri ukavuga ngo uri lecturer ubwo ngo ukajya imbere ugahereza abantu amatsinda ukigendera. nibyo nta kintu bitwaye niko mumeze nako mugomba kubikora ni lecturing nyine ariko kandi mu burezi no mu burere nekereza yuko biriya uko basiga nawe bazagusiga.
bazamusigira be kuko bawe bazabasiga kuko nawe uri kubyara kuko uri kubyara kandi baziga bakora ubundi uruhare rw'umwarimu wo muri kaminuza twe twigamo batubwiraga ko akwiriye nibura guprayinga cyangwa se kugira uruhare rwa 40%, hanyuma abanyeshuri bakagira 30%, ariko n'ubu niko bimeze. So rero umuntu utagira urwo ruhare ugasanga afite nk'icumi, hari ibyo lecture agahamagara sepe na sepine akabahereza inuza note akababwira mugende mwige bakazagaruka bakora kandi ntago aba ari sawa akavuga ngo ni lecture umwana bakamubaza ninde wakugishije modile ngo nago amazina akayasoma kuri nuza kuri ya modile yatanze atageze ngo ubwo bwa burere rero bwapfuye kuko akeneye kukubona imumeko yawe akeneye kubona uri kuvuga buriya nama umuntu wese umuhagaze imbere ngo uri mwarimu nubwo yaba ari umukecuru agutega amatwi abona hari ikintu umurusha niyo mpamvu rero si ngombwa wenda ngo uhagarare na ya 30% bavuga y'umunyeshuri ntago aba agayidingwa ahubwo abafashwa na wa mwarimu cyangwa se wa murezi kugira ngo atange bwa burere rero ntago bitwika mwa lecture mwe nubwo bigezweho hari igihe abana bashobora kuba babasuzugura kandi si byiza kuba inyangamugayo ni ibintu byiza umuntu agomba gupfana icyo kintu shema ryo kuri inyangamugayo kuba rero wagira wakemerwa nk'umuntu urenze ikiza nuko watanga ubumenyi ufite biba byiza cyane kurushaho kugira ngo tukwemere kubera kudahari kandi akabutanga mu mwuzuro mu mwijuru rero ikindi kintu umwarimu urundi ruhare ufite ni uguhuza umubyeyi n'ishuri uruhare rwa mwarimu kitoroshye kubera ko ababyeyi benshi bafata abana bakabajyana ku ishuri bakabahereza mwarimu bakumva ko birangiye wabyumvise mwarimu nawe akajya hari akavuga ati barabampaye barishyura amafaranga ubwo nanjye reka nkore uruhare rwanjye mwarimu arahari umubyeyi arahari umwana akabura aho ajya ndumvira mwarimu ndumvira umubyeyi kubera iki ibyo mwarimu ashobora kubabwira umwana si byo umubyeyi amubwira birakwiriye yuko rero mu burere bw'umwana nk'ibyo waruvuze mwarimu akwiriye guhuza umwana n'umubyeyi birumvikana hari abana bashobora kubaho nabi muri famiye bakabaho ariko barimu batamenye ibibera muri famiye mwarimu rero ashobora kuvumbura agasanga ikibazo umwana afite kiraturuka muri famiye kandi agakurikirana bigakemuka nigeze kubona akavidiyo k'umwana wakererwaga buri munsi mwarimu yagera ku ishuri mwarimu akamukubita hageze aho mwarimu aza gukurikirana ashaka kumenya impamvu umwana akererwa akurikiranye asanga wa mwana impamvu akererwa nuko hari imirimo abanza gukora mu rugo akabanza akagemurira umurwayi donc akabanza kugira ibyo yitaho bigatuma umwana akererwa biza kurangira mwarimu yigaye kubera ko yabibonye nyuma ntago yahuje situation y'umwana n'ababyeyi kugira ngo amenye ari nayo mpamvu uvuga ngo ni byo kananavuga ko noneho umwana yageze kuzinduka mwarimu abona yazindutse ati cyo wowe se kandi bigenza bite ko nkubona aya masaha ati burya najyaga nyererwa ngemuriye mama kwa muganga niwe wajyaga kumfasha ariko ubu yapfuye tumva ndise ndakubujije noneho umwarimu ati nyine yapfuye ubu ntabwo nagombaga gukererwa mwarimu aribaza abimenye yapfuye nese urarize ndababaje sorry ariko nibyo rero bisobanuye iki rero umubyeyi yitabye imana umwana wajyaga umufasha nyine ari kwa muganga arazinduka umwarimu arigaye aravuga ati se koko narinkwiriye kuba muramunkubita umwana ngo kuki wakerewe kuki ikibazo kuki uri mukubita umubwira ngo ntuzongere gukererwa mubaza impamvu akererwa nibyo umwana yakererwa kubera arenda kuba bakererwa bakajya mu nzira bakagenda bagakina n'abandi ibyo bintu bibaho ariko kandi ukwiriye no kumenya impamvu ukarayikurikirana kuko hari igihe abana bashobora no kukubeshya ariko kandi kurikirana umenye uburyo umwana abantu ndashima leta yazanye ibintu byanoza bya competence iyi competence based curriculum CBC itandukanye na yindi knowledge based curriculum ugasanga ubumenyi nibwo buri imbere kugira ngo umwana abe ari buri imbere mu bumenyi ahabwa kuko ubumenyi ushobora kubugendana ariko ukeneye kubusharinga kugira ngo nawe bigutunge bisobanuye ngo rero muri iyi CBC umwana
afite uruhare runini kurusha mwarimu mu ishuri. Ariko nubwo babivuga gutyo biragaruka bikaba bya bindi. Mwarimu agafacilitating umwana, agafasha umwana. Rero kubona umwana yakererwa, kubona umwana yaba afite imico itandukanye, hari akana nigisha umunsi umwe yagiye kigiye kajyaga kakaza ikabutura yacitse kadodesheje urushinge, ubundi kakaza kiyepingoye, ubundi kakaza nyine kacu inzara kasize ibintu by'umutuku. Nkamaze kwa mwana ubwa mbere narakubonye inuza yawe yacitse wadoze, urambwira ngo yari yacitse ufata urushinge uradoda. Kabiri uraje ingoyi zose wazimazeho. Gatatu ubu ngubu none ureba inzara ukuntu wazigize, kandi umwana muto yiga mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza. Nangije ndamuhamagara ndamwicaza, ndambwira ariko reba iyi nuza yawe ukuntu imeze, nagahari kiwe nyine twa sport byagenze bite? Munyene ngo hari hacitse ahita nyereka cyuna nsanga haracitse muri make akafuka yakometseho kugira ngo hatagira ute hatagaragara uwo mwobo wari wacitseho. Nise kuki utababwiye iwanyu ngo bajye kwa doda? Ngo nabibwiye mama ngarambwa ngo amafaranga afite. Okay, byo ndabyumva. Hanyuma izi ngoyi zawe wapfuraguye ngo nabonye ngo mama ngo nijoro ngagiye ngo ahantu ngo ngafata ubwembe ngari iyo gushango nanjye ngo ngagiye ndabikora. Kandi ibyo se kunzara ngo nyine ngo mama ngakunda kubikora ngo uzibona mu wanjye ngagashyiraho. Ngiye kureba nsanga umwana biragoye ko aricyo namubwira. Numva sinambwira ngo ibintu nibibi. Icyo nakoze rero nahamagaye mama turaganira, ntabwo dore umukobwa ukubona ameze reba muri ko mana yanjye ngo uyu mwana sinamubujije, ariko mwababyeyi umuntu namubwiye ngo ibintu si iby'abana n'ibintu ni by'abantu bakuru. Namwe yes nibyo, ariko uyu mwana akwigiraho bisobanuye iki rero? Umwana twaramuganiriye tumwe ati ibintu rero ni by'abantu bakuru cyari muto. Mama we nawe bisobanuye ngo umwarimu yahuje umwana umubyeyi n'ishuri. Ntabwo tuza, ntabwo uceceka, nubibona ngo abana babaye birara, mwana yambaye ubusaje ku ishuri akajipo yagaciye akageze mu kibuno umwarimu ibyo nibindeba ngo wese ayoboye ubwenge birakureba. Umwana huza mubaze gahunda kurikirana, wasanga bipfira mu rugo, wasanga bipfira hagenda mu nzira bigiye bitandukanye. So rero umwarimu ufite uruhare rwo guhuza umubyeyi n'ishuri. Abarimu mutubabarire, ngewe ndumva bitewe na ruriya rugero mpaye runkoze ku mutima, kubera ko mwarimu hari igihe ashobora kubera igisubizo cyiza wa mwana ariko n'umuryango muri rusange. Ariko ibyo bisaba kubikurikirana nyine hakiri kare. Witegereza mwarimu, witegereza ngo uzabone ingaruka mbi. Niba ubona umwana hari imivugire mibi atangiye kwadukana, witegereza ngo umuhane ngo urebe tangira ugenzura aho birimo biva. Niba ubona uwo mwana yakerewe menya impamvu. Wenda ubona uko leta yashyizeho gahunda yo kurira ku ishuri, ariko wasangaga mbere hari n'abana badatsinda kubera ko bashonje. So rero abarimu mufite cyangwa se dufite uruhare rukomeye mu burere bw'abana, kandi babaho neza mu gihe kizaza tukaba twarabigizemo uruhare. Nk'uwo mwana urumva yagize igikomere cyo kuba atangiye kuzinduka, ariko uwo yari afite yitayeho, uwamureberaga ubuzima. Urumva niba yarabyukaga agemurira mama wagata akabyuka ajya kuzana inkwi, ubwizo ngo yakubitwaga yazifataga nko kumwanga, bamwanga. Bari abakene akabyuka ajya gushaka inkwi, akaza agateka igikoma, akagenda akagemurira kwa muganga, akongera akaza ku ishuri yakerewe. Aho kugira ngo wicare umwumve wowe uramututse umutuye nabi. Ikindi kabiri arazindutse, aho kugira ngo unamushimire ngo yego ko noneho ko wazindutse arahuza gutagahinda kukubwira ati mama yapfuye. Abarimu ni muganire n'abana, muganire n'imiryango muri rusange, mubemo hagati kugira ngo tumenye uburyo uburere bw'umwana bugenda neza. Hari urundi ruhare rwa nyuma, mwarimu ukwiriye kumenya ibibazo by'abana. Nubwo tumaze kuvuga ibyo, ariko you personally ufite kumenya ibibazo by'abana. Ibyo ni irindi somo ku ruhande. Mwarimu ye kwicara gusa, wowe wikicara, ye gutanga imibare, ye gutanga science, ye gutanga iki. Menya ibibazo by'abana, hora witaye ku mwana. Kubera iki umwana iki gihembwe yabonye amanota 90, ariko icya kabiri akaba abonye 60. Wivuga ngo wabaye umuswa, wivuga ngo wakoze nabi. Iki cyana mana ngibyana bisigaye byarabaye ibisazi. Nukubera iki amanota yagabanutse?
none se ko yabonaga 50 ubu akaba yabonye 80%, yazamutse. Ni ukubera iki yazamutse? Nakora iki nka mwarimu kugira ngo bitazagaruka inyuma? Kumenya ibibazo by'umwana byatuma agira bwa burere bwiza, kubera ko hari icyo umwubakamo. Hari ikintu uko byonyine uzarebe, uzafate nk'akana niba cyangwa se umuntu, reka mvuge, reka njye muri segonderi, umwarimu uzihangana ufate nk'umwana usanzwe ubona ko hari ikibazo afite, umujyane wenyine, umwereke umutima uciye bugufi, usanga umubaza n'ikibazo afite, urebe uburyo umwana azakwitwara, afunguka, ahita afunguka, ashobora guhita arira, ushobora guhita ubona hari ibintu bitandukanye. Yego, umwana ikibazo nuko ugenda kumaza, ariko wowe ufite icyo kibazo ngo ko ndeba ngo udafite gahunda yo gutaha, ngo ubwo kandi wasanga itike cyarayiriye. Yes, none ibi byana n'ibigoryi, ngo wowe kamubwire ndabongera gusanga hano saa 4 ndakwereka, ugatuma ava mu kibuga akajya korera mu muhanda cyangwa akajya ku bagabo akamutera. Nibyo nari ngiye kuvuga, bivuga ngo niba uvuze ngo singusange hano, ntiwanamenye impamvu atatashye. Yes, arahita ajya ku muhanda nabona umutwara mu. Ariko se bwo yaba yarabiriye, ngo yaba yarayariye, nyine byagenda mubera igisubizo. Fata telefone, gerageza umubaze muntu wabo, urumva ashaka no kugira ikibazo, urumva ukavuga ati Mana yanjye, ubu uyu mwana iwabo bamuhaye amafaranga yarayariye, abana bagira imico igiye itandukanye, ugasanga yarayariye, yageze mu heru runaka arayarya, ariko umwana akeneye gutaha, yakeneye gutaha, kandi ubigizemo uruhare. Baravuga ngo ibyo ikibazo irakirega cyane, bari umwana wawe ubwo nta nubwo wamutegera, igiceri cy'umwarimu ndakurahiye n'icyayi ntiyakivuga. Ariko harimo abayatanga, harimo abafasha abana muri rusange. Niba ubona byagenze gutyo, mubwira ati ngiye mbwiza ukuri, amafaranga baguhaye wayashyize transport, uciye bugufi, ati nyine urumva mwarimu nakubwira icyo kibazo, gerageza nk'umuntu mukuru, shaka igisubizo. Niyo bidakunda ahubwo ati rero nanayo bamaye nahamagaye biranga, gerageza ubundi buryo mwarimu, wibwira umwana ngo ndagikubita umucesinga, kuko numukubita gutyo ukamubwira ngo nagende, arahura na bya bibazo duhora tuvuga tubona abanyeshuri usanga ari mu muhanda, n'umwana w'umukobwa agiye hanze, ahuye n'abagabo baramutwaye, bamuteye inda, usanga bayikirara. Dusigare turi kumurenganya, kandi bwa burere wari kumuha ni neza nka mwarimu, bwari kubaka ubuzima bwe bw'ejo hazaza, akaba minisitiri, akaba perezida, akaba CEO, oh my God, byose. Zaha, murezi mwiza saro ry'iwacu, murezi zingiro ry'ahazaza, utuye u Rwanda rw'abanyarwanda, dusangiye ururimi rw'ikinyarwanda n'umuco wacu wa kinyarwanda, komeza urinde uruhare rwawe. Harya kandi kantu njya mvuga nakaye kajyanye n'umurezi, njya mbyibagirwa kubera ari bya kera, ejo bundi narabyibukaga ariko nanjye biranyisobye. Oya, ariko hari akandi kantu njya mvuga, harya kankibuke neza ngakurure uvuga ibindi nkibuke. So mwarimu mwiza, wowe zingiro rya byose nk'uko Zahabu yabivugaga, twemerere ubere igisubizo abana muri rusange urera. Nurangiza kubabera igisubizo, ejo bazahora bakwirata bakuvuga ibigwi. Ni wowe ubyuka buri gitondo. Ako hari akantu kamwe nigeze kwigisha abana, nyine kwa kundi abarimu urumva barabyuka buri gihe bakaza mu kazi, noneho bagahura n'abantu badafite nyine bameze nk'aho bavuga ngo nabuze amafite, ntabwo bakabahindurira ubuzima. Buri gitondo mugahura n'abana batoba ibyondo bagitana inkonda, bakaba abahanga bagakora indege, bakaba abapiloti bakatwara indege, yewe bakajya banazikora, bakaba abahanga bakaba abaganga, bakaba abahanga bakanababaga, kandi ikindi bakanabavura. Reka mbabwire, igihembo cyanyu ni ahantu cyava. Nigeze kuvuga ngo muzajye mwitegereza n'isi ibisanzwe, bakabari bera bakaberuka nkuko twabivuze, isi yabereye mu biya baraberwa, abo ngabo babaciye ku bibero murabarema, mubahibere ryitwa uburere, none ubu bararenze samarenga. Ibyo ngibyo bisobanuye iki? Tuba tubareba, tureba n'ibiki abarezi bakora, mufite uruhare rukomeye mu kurema isi kuba nziza, kurema isi kuba iyo kwifuzwa. Rero izingiro rya byose mwarimu, urakoze cyane. So rero nshuti bakunze ba Refa Media, nkuko bisanzwe tuzi ko ari akagaruka, ariko tunazi yuko ibyo tuba twaganiriye
bibagirira umumaro. Iki kiganiro cyo muri rusange kikaba ari ikiganiro cyagutse, twibutsa yuko mwarimu turimo tuvuga ushobora kuba uri mwarimu wo ku ishuri, mwarimu wigisha ibitandukanye, mwarimu wigisha abantu gutwara imodoka, mwarimu wigisha muri kaminuza, icyo ukora cyose wowe utanga ubumenyi mu bika ibyo ari byo byose, mu bisata ibyo ari byo byose. Niba hari ikintu uhagarara imbere y'umuntu ukamubwira ngo hari ikintu ngiye kukubwira kandi icyo kintu kikaba cyemewe, uri umwarimu, uri umurezi, uri umwigisha, gerageza ko rero imico yawe nimara guhinduka nabo ubwira bazahinduka. Yenda rushye. So wakoze rero, ndumva twashimira abari badukurikiye, Imana ibahe umugisha, ariko tunabasaba ko mukomeza kuduha ibitekerezo kuri Elfa Media, mukomeza kusharinga ibiganiro byacu, muduha comments, like, subscribe, kandi turabakunda cyane. Mwari kumwe na STO mwarimu. Yesu we, ase ko nari magaze. Okay, mwari kumwe na Zahabu, Agnes Billionaire Rukundo. Nukuri ibiganiro byacu nakagaruka. Turabashimiye cyane urukundo mutwereka. Ntabwo tujye tubigereranya. Ntabwo tubigereranya n'ukuri kandi turabishima. Mwarakoze no gukomeza kudusapotinga nyuma yo kubura Elfa TV, ariko no media ho mumeze neza cyane. Bimeze neza cyane. Turabashimiye rero. Ciao ciao. Ciao ciao. Hasta la vista. Thank you.